Yambi bakunzi ba Shema Chronique mu bice bitandukanye turabasuhuje tubifurije kugubwa neza aho muri hose Imana n'umugisha bikomeze kubana namwe turagarutse kandi murabizi ko gahunda yacu no kugarukana amakuru agiye atandukanye turambura page zikomeye cyane tubahaye ikaze kandi dusaba buri muntu wese gukanda subscribe mu makuru tugiye kuba turi kumwe na Koromboka dusobanura byinshi cyane tumenya amakuru yose mukande subscribe ubundi dukomeze kujya tubagezaho amakuru. Reka tumuzamure cyane rero niba uzi ko wari ujya utayikanze yikande ubundi na hano tukomeze kugenda duflowingwa n'abantu benshi cyane bakunzi bacu mu bice bitandukanye muhereremo turabasuje cyane kandi tubifurije ko amahoro y'Imana akomeza kubana namwe. Intego ni iminota mike cyane tukabagezaho amakuru yose gatanu kuri gatanu tubabwira uko byifashe ndetse nuko bihagaze muri rusange mu bice bitandukanye muherereyemo. Allo komera cyane Mwani wanjye amakuru ni meza bamwita Koromboka mwenyewe mwenye kiti ya ndahari kabisa umeze neza meze neza na kibazo impeshyi wayitangiye neza menshi nayitangiye nabi cyane n'amagripe atandukanye impeshyi wayitangiye nabi kubera gripe ariko mu bundi buryo nta kibazo yego okay urumva ko umeze neza muri rusange muri rusange mu rugo bameze neza nanjye bwanjye nuko turashima Imana abasira baravuga ngo alhamdulillah Abdullahi Bombaje ubwo ndagufashe Abdullahi nuko bavuga reka turekere aho ngaho ntago ndi Musilamu cyane nubwo ndi umugongomani yego tuguhaye ikaze tuguhaye ikaze cyane muvandimwe kandi nabaye ikaze n'abavandimwe bacu bari kutwumva nonaha nabo bose mbahaye ikaze ni mwenyekiti mwenyewe Koromboka nk'uko mubizi tugiye kuganira ku bintu bitandukanye hirya no hino mu gihugu cyacu mu gihugu cyanjye ku butaka bwanjye ngomba kuvuga ibyo nabonye yego mu minsi ishize hano nabonye amamodoka za ritiko ziriya ritiko urazivugaho iki di Kongo zigiye hehe zigiye Sake izo ritiko se wazimenyeho iki izo ritiko impamvu nabivuze cyangwa impamvu ndi kubivuga ni kubera ko hano byantangaje yego natangaye cyane ubona ritiko hano kuri BDGR neza ziri kumanuka zigiye mu Rusake turibaza ati ese ni ibiki yego ariko aho zagarukiye ntabwo tugeze kumenya twabonye inkuru itubwira yuko zari zigiye gutora ingabo za Sadek hari indi nkuru ivuga ati zari zigiye gutwara abaresije wisemo iki ndagira ngo tubwire abaresije inkuru ivuga ati yari igiye gutwara abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo yego mbwira none bari bagiye gutwara iki ni ukuvuga ngo ni inkuru eshatu zitandukanye nabonye itangazo rya Sadek nubwo batemeje batinira ritiko zatuzanye bavuga ati icyiciro cya mbere cy'ingabo zacu zatashye bihurirana n'iyo kompani ya ritiko ikorera mu Rwanda ziriya ritiko zabikoze ko tuzi ko imbunda zabo zatashe twarabibonyesheje amaso yacu ndetse mbese kugeza aho zageze aho zigomba kugera. Inkuru zirimo kuvugwa rero hano mu gihugu cy'u Rwanda nuko izo ritiko arizo zabacyuye nizo zabacyuye ariko kandi nk'uko nawe urimo urabyibaza ibyo byose nabonye bigenda bivugwa bagira bati zaje ari ritiko nk'ijana
ariko 30 ngo nizo zaba zaratwaye abo bantu, izindi 70 ntawuzi ubutumwa zagiyemo. zari ijana ngo zari nyinshi zigera mu ijana, ariko kandi 30 ngo nizo zaje muri ubwo butumwa bwa SADC. Gusa SANDF yasohoye itangazo na SADC birahurirana, ndetse kandi ni mu Rwanda bivugwa ko amakuru dufite arimo arahaturuka nuko izo retiko zari zije gutwara icyiciro cya mbere cy'abasirikare ba SADC. Nabonye na SADC ivuga iti aba basirikare barimo gutangwa no ku giciro gikomeye cyane, ubona ko itabyishimiye. Ayo yose nayakomeza kugenda avugwa. ni kuvuga bari gutanga amafaranga menshi cyane. Barimo baravuga ati u Rwanda rurimo raduca amafaranga, ruri mu nyungu zarwo. N'ubundi ruri mu nyungu zarwo. Wese ubona ko ziriya ritiko kuva Igoma kugera aya ni hehe bari kubajyana? Ni Tanzania. Ubona ko ni mipaka double course. Ya double course igomba kwishyuza amafaranga menshi. Cyane ko ari mafaranga iturutse mu bihugu bitandukanye. Hari inkunga y'ibihugu. Bagomba kukuvanaho kayabo. Birumvikana. Yego. Bo, nabonye SADC leta byishimiye. Nanjye niko nabibonye. Ubimenya gute ko itishimye? Iravuga iti igiciro nyine ni cyinshi. Nuko. Bo, Bintu Keita ejo yaje Goma. Bintu Keita ejo twaje kubona kajugujugu ya MONUSCO ni bwa mbere kuva M23 ifashe ubu butaka bwa Goma. Yego. Ni nayo mpamvu ibyishimo byari byinshi cyane, navuga ko byari byinshi kubera ko izo ndege yagize ikintu kitwa ibyishimo mu baturage ko aracyari byiringiro ko indege ishobora kugwa ukundi ku kibuga cy'indege. Yego. Noneho ejo mu masaha ya saa 8 niko twabonye indege ya kajugujugu. Yego. Ya Airbo kajugujugu imanutse ku kibuga cy'indege ku ruhande rwa MONUSCO. Aho MONUSCO isanzwe ikorera ibikorwa byabo hariya ku kibuga cy'indege. Twaje kubona umudamu ufite imisatsi y'umweru ukuze kandi akikijwe n'aba MONUSCO. Yego. Tujye tumenya ko Bintu Keita yaje asesekaye mu mujyi wa Goma. Cyane ko Radio Okapi yari imaze kubivugaho mu gitondo, ariko ntabwo twari tubyizeye ko ashobora kuza. Abantu benshi bari barimo kwibaza ati ese azatambuka hehe, azaca mu iye kirere, ikirere cy'u Rwanda azatambukamo. Yego. Ariko yatweretse ko agomba gutambuka mu kirere cya Kongo kuko n'ubundi akorera muri Kongo. Icyo twari turimo kwitega tuvuga ati ese aramutse atambuka mu kirere cy'u Rwanda akaza, ese nawe ntabwo azitwa ko ari mwanzi? Yego. Ariko yaje atambutse mu kirere cya Kongo. Kumbe birashoboka ko na Kabila nawe yagombaga gutambuka mu kirere cya Kongo. Yego. Atahagera. Atarinda atambuka mu kirere kindi. Yego. Ubwo bivuze ngo Joseph yakoze amahano. Uko biri kose yakoze amahano. Ndakeka ko M23 ntago yamugirire nabi. Kandi ikirere cye M23 iba ikirinze cyane. Ndakeka ko aramutse afata indege akamanuka Uganda, akafata kajugujugu akaza neza mpaka Igoma, nta muntu wamukomaho. Ubaye nk'ugaruka ku rugendo rwe, ariko kandi tuba dukeneye ngo tumenye ese niki cyari kimuzanye. Uko avuga we aravuga ati yaje gukora reconciliation ni ibiganiro bigamije amahoro hagati ya hano hombi no guhuza abaturage na AFC. Yego. Ibyo nibyo
nuko we abivuga. yego Ariko nyuma yaho twabonye ibindi bikorwa bitashimishije aho bivugwa ko yatanze amafaranga menshi cyane kugira ngo Uvira ibashe gufatwa, ariko Uvira yabaye ngutu. Bintu Keita ari gutanga ayo mafaranga? Joseph Kabila. No Bintu Keita we yaje nawe mu butumwa buvuga ati nabo ni butumwa bwa sécurité. Yego. Donc ni kuvuga sécurité populaire, donc ni kuvuga yaje kuvuga ati abaturage bagomba gucungirwa umutekano mu buryo bwose, none no kugarura icyizere mu baturage. Kugeza n'ubu ntago turumva ibyo azavuga kuko bigamije ko iyi manwa ntiyagomba kuvugwa. Yego. Turimo turarindira tumve ijwi ye icyo ashaka gutangaza ari mu mujyi wa Goma. Amakuru atugeraho nuko rwose ngo yishimiye kuba ku itariki 16 M23 izaba yamaze kuva mu bice byose. Uko niko bimeze. Ati rwose turabyishimiye cyane kubona mwavuye mu bice byose abaturage bakongera kubona amahoro, cyane ko rero uyu mutwe urimo urashinjwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ariko ejo tumvishe umwe mu M23 uhagarariye recrutement ariya za Kamanyola yakoze imikingi aravuga ati tugiye gufata noneho neza tufate Uvira. Ibyo muri kumva ngo tuzavaho ntago tuzavamo. Yabitangaje uyu munsi mu gitondo. So rero urumva ko ni imvugo ebyiri ziri kucicikana ku rezo sosio. So Bintu Keita we ashimiye ko bazavamo ku tariki 16 ejo bundi kwa mbere. Ese nawe ubyizera? Nakubajije nawe se urabyizera ko bazavamo? Mbona neza intambara kurusha amahoro. Ahubwo se bazavamo kugira ngo bajye he? Ni ikibazo abantu dusigaranye. Ariko kandi bagomba kutwereka bakavuga ati no aba basore bazavamo berekeze muhanda iyi niyi. Yego. Abandi bazavamo berekeze aha nkaha. Ariko mu gihe bazatangaza avuga ati abantu runaka bazavamo berekeze nk'uko wumva Sadeke bavuga ngo Sadeke ivuyemo igiye Tanzania. Yego. Nabo niko tugomba kumenya ko bavuyemo bagiye mu Rwanda cyangwa bagiye Uganda cyangwa bagiye ahantu runaka. Ariko mu gihe bazatangaza aho bagiye ndi kubona intambara ku tariki 16. Reka dutega amaso. Kubera iki mvuga kuri impamvu zimpereze nazo. Nimba Bintu Keita wenyine aje kugira ngo atangaze umutekano ukakaye ku baturage, urumva se bivuga iki? Protection civile. Yego. Niyo mission imuzanye. Mbese ni kuvuga ati aje gutanga amabwiriza MONUSCO yuko igomba gucunga abasivile cyangwa se population cyane abaturage. Se izabacunga izabacunga ari uko bari kugenda? Oya. Gomba kubacunga mu ntambara. None. Yego. Aha, ubwo ibyo byose rero, ibyo byose muri magambo gutangaza intambara. Yego. Ko byagenda kose. N'ubundi birasobanura ko M23 niba iri tangazo risohowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rikanga kubahirizwa, bigaragara ko nta kindi kongira bisigaje. M23 iravuga ati yakubise Sadek nabonye ibihakana. M23 iravuga ati yakubise MONUSCO. Yego.
M23 iravuga ati yakubise Bazalendo. Mm. M23 iravuga ati yakubise FARDC. M23 iravuga ati yakubise Tanzania. Yego. Uri kumva? Mm. Mbese akarere kose na Burundi. M23 yakubise karere kose ndetse n'aba Romania. Ikakubita n'isi yose kuko MONUSCO yo ni isi. Urabona ko iyo M23 irirata. Ibyo byose rero niba bikomeza kugenda bigaragara, none se Amerika yo ubwayo nziza ishobora nimba yakubise isi yose? ntabwo byoroshye. Kuko n'Uburusi wari burimo, Abashinwa bari barimo, Ubufaransa nabo turabuvuga. Ni kihe gihugu M23 itakubita nimba wa mugani wawe? Reka dutegereze turebe ibiri buze nyuma y'iri tangazo, biradusobanurira. Ni igisobanuro cyiza cy'intambara irimo irarwanwa ku butaka bwa Kongo. Niyo mpamvu rero yewe ntabwo ntanga cyizere cy'uko M23 izavamo. Yego. Yewe mvuga ati ahubwo baturage niba ufite amafaranga ugure byinshi mu rugo kuko tujye kurya isasu. Yego. Uzataha mu ijuru amahoro masa. Utataha agume arebe ibizaba nyuma yawe cyane. Korombo reka ngushimire. Nanjye reka ngushimire. Urakoze cyane. Ngaye nguko rero bakunzi bacu, bakunzi ba Shema Chronique, uwo ni Koromboka twari turi kumwe. Arabona intambara kuruta amahoro. Ubwo ibyo byose rero nibyo mukomeza kugenda mwiyumvira. Mukomeze kugubwa neza kandi Uwiteka akomeze kubarindira mu bice bitandukanye mukomeza kugenda murimo, ndetse Imana ikomeze kubarindira mu bice bitandukanye muhereremo. Murakoze, murakarama.